This is Gospel Moment with David. Nshuti muvandimwe wowe unteze amatwi muri uyu mwanya, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Kuba unteze amatwi muri uyu mwanya ni ikimenyetso cy'uko uri muzima, nubwo haba hari ibitagenda neza. Ni umwanya mwiza wo gushima Imana, kuko hari benshi muri uyu mwanya batagihumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu twebwe duhumeka, nubwo hari ibitagenda neza dukwiye gushima Imana kandi tukayiragiza ibitugoye kugira ngo ibashe kuducira inzira. Uyu mwanya rero niwo nditwa hari ikiganiro Gospel Moment. Ndakurarikira kubana nanjye kugira ngo tubashe kwigira ku bakurambere bacu mu byo kwizera, bityo tubashe kugira imbaraga n'ubutwari bwo guhangana n'ibitugerageza muri iyi minsi. Reka rero dusenga Imana. Uhoraho, Imana idukunda, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko watanze Yesu Kristo kugira ngo apfe ku bwacu. Niyo mpamvu twinginze ngo amaraso yamennye ku musaraba uyejeshe ibicumuro byacu, uduhindure abera n'abaziranenge imbere yawe. Niwerekanwa tuzishimire gusanganira. Uyu mwanya tugiye kumara twumva ijambo ryawe, ubane natwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu mwanya rero ndifuza ko tuganira amagambo dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya 9 ku murongo wa 1. Reka dusome. Haravuga ngo, ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha amasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nibabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, uri nde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwurenganya. Uyu mugabo nk'uko tumaze kubyumva, amazina ye yitwaga Sawuli, akaba yaravukaga ahitwa i Taruso. Yari azi ibijyanye n'amategeko kuko yari yarabyize mu ishuri rikuru rya Kiyahudi, aho yari yarigishijwe n'umwigishwa w'icyamamare witwaga Gamaliyeli. Bivuze ko yari inzobere kandi ari intyoza mu by'amategeko, cyane cyane aya Mose. Ibi rero byatumye agira ishyaka ryo kurwanirira no gushyira mu bikorwa icyo aya mategeko yavugaga. Bituma aba umuhezanguni, aho yarwanyaga umuntu wese wanyuranyaga nayo, byaba ngombwa akaba yanamwica. Biturutse ku bubasha yari yarahawe ku ngoma y'Abaroma, dore ko Sawuli uyu ari we watangije akarengane ku bigishwa ba Yesu, uhereye kuri Sitefano watewe amabuye. Uyu mugabo rero nk'uko tubibona, Sawuli yari umwe mu bakomeye mu gihe Yesu Kristo yari amaze gupfira ku musaraba, amaze ndetse no kuzuka, kubera ko yari mu rukiko rukuru rw'Abayuda, kandi turabizi ko Abayuda batemeraga Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu nubwo yari umuyuda, ariko yari mu bamurwanyaga, kubera ko ari we watangije akarengane ku ntumwa cyangwa se ku bigishwa ba Yesu. Ibi yabitwerwa n'uko atarasobanukiwe neza, ariko kubera ishyaka yagiriraga mu murimo yakoraga, yawukoraga yivuye inyuma. Ni nayo mpamvu mu guhiga abavugaga ibya Yesu Kristo kandi bo batarabyemeraga, yakoreshaga umwete mwinshi. Igihe kimwe rero
ari mu rugendo ajya gutoteza abana b'Imana i Damasiko, nibwo habaye ikidasanzwe kuri we, amateka yari agiye guhinduka, maze umunyabyaha ruharwa akiyegurira gukorera Imana isumba byose. Nk'uko rero Imana ireba ibyiherereye, yitegereza uyu Sawuli wari ufite ishyaka, yarwaniraga umurimo yakoraga nyamara adasobanukiwe, imubonye ubutwari yakoreshaga, Imana yifuza kumuhindurira amateka binyuze mu butwari n'ishyaka yagiraga mu gukora umurimo nyamara atarasobanukiwe neza. Ngo igihe rero yari ari mu rugendo ajya gutoteza abana b'Imana i Damasiko, nibwo habaye ikidasanzwe kuri we. Ibi rero ikidasanzwe kuri we cyabaye ni uko umucyo wamutunguye uvuye mu ijuru. Uwo mucyo nta wundi yari Yesu Kristo wari umwiyeretse, kuko yari amaze igihe kinini arenganya abana b'Imana, uhereye kuri Sitefano yari yateresheje amabuye, ndetse icyo gihe intumwa nyinshi zari zarahunze zaravuye i Yerusalemu, zaratataniye ahantu hatandukanye. Bituma rero Mwuka w'Imana ari we wikorera umurimo, aza kumutungura ari mu nzira ajya i Damasiko mu gukomeza iyo nshingano ye yo kurenganya ubwoko bw'Imana. Wakwibaza uti rero byagenze gute? Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa haravuga ngo ku munsi wa nyuma w'urugendo rwe, saa sita, igihe abagenzi bananiwe bari hafi kugera i Damasiko, bitegerezaga imirima irumbuka n'ubusitani bwiza byuhirwa n'utugezi twavaga mu misozi ihakikije. Nyuma y'urugendo rurerure kandi rugoye, ibyo bitegerezaga byabasubizagamo intege. Igihe Sawuli n'abo bari kumwe barebaga icyo kibaya cyiza n'umujyi wari aho, byaratunguranye nk'uko yaje kubyivugira ati, nkigenda ku manywa y'ihangu, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsanga n'abo tugendana. Uwo mucyo warabagiranaga cyane ku buryo amaso y'abantu atashoboraga kuwihanganira. Ubuhumyi n'ubwoba bifata Sawuli, yikubita hasi yubamye. Igihe umucyo wari ukibagose, Sawuli yumvise ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Arasubiza ati, uri nde mwami? Umwami aramusubiza ati, ndi Yesu uwo urenganya. Biragukomereye gutera imigeri ku muhunda. Nuko rero Sawuli akijya kurenganya ubwoko bw'Imana, kubera ko Imana yacu ari inyarukundo kandi nta kibaho mu isi itakizi, irebye ishyaka n'umurava yakoranaga, iramwiyereka kugira ngo imuhindure igikoresho. Nyuma yo kwihurira na Yesu rero imbonankubone, Sawuli yiboneye ko yakoreraga Satani mu gihe yatotezaga abayoboke ba Yesu. Yabonye neza ko uburyo yemeraga ukuri n'inshingano ze byari bishingiye ahanini ku cyizere yari afitiye abatambyi n'abatware. Yari yaribagiwe ko ubwo bamubwiraga ko igitekerezo cy'umuzuko wa Kristo cyari cyarahimbwe n'abigishwa be. Noneho ubwo Yesu ubwe yari amwishuriye, Sawuli yemeye uku kuri kw'ibyo abigishwa bavugaga. Amaze guhumuka, Sawuli yahinduriwe izina maze yitwa Pawulo. Kuva icyo gihe yamamaje inkuru nziza ya Yesu Kristo kugeza apfuye, ubwo nawe yahorwaga Kristo akabambwa acuritswe. Kristo rero amaze kumwiyereka no kumubwira ibyo agomba gukora, bitewe n'uko yavuye aho ngaho bamurandase, bamujyanye aho agomba kugera, maze umwuka w'Imana aca mu muhanuzi we, amuyobora kujya aho Sawuli yari ari, amurambikaho ibiganza,
Sawuli arongera arahumuka. Akimara guhumuka rero yahise afata ingamba zo kuva mu byari bidatunganye. Kuva icyo gihe yiyemeza gukorera Yesu. Icyo twakwigira kuri Sawuli: icya mbere, Imana ishobora guhindura umuntu uko yaba yarakiraniwe kose, iyo aramutse yemeye guca bugufi akakira ubuntu bwayo. Bivuze ko muri ubu buzima cyangwa se muri iyi mibereho tubamo ya buri munsi, nta kure cyane twagera Imana itakura umuntu. Birashoboka ko dushobora gusayisha muri byinshi bitayinezeza, ariko iyo twemeye n'umutima wose, Imana iratubabarira. Icya kabiri, kwiyemeza gukorera Imana. Igihe cyose Mwuka Wera atugezeho akatwereka ko ibyo dukora bidatunganye, akatwereka inzira, dukwiye kuva muri ibyo bidatunganye tukemera gukorera Umukiza, kuko buri gihe arateza ibiganza yiteguye ko tumusanga. Icya gatatu, kwizera Imana no mu bigeragezo. Aha ngaha iyo ukomeje gusoma kuva ku murongo wa 5 hariya twasoreje ugakomeza iki gice, kitwereka uburyo Pawulo akimara guhindukira akava mu bidatunganye, icyo gihe yahuye n'ibigeragezo bitoroshye, ariko Imana ikomeza kubana nawe kandi nawe akomeza komatana nayo kugeza igihe yapfiriye. Ariko kubizera, twizera ko abikiye ubugingo mu gitondo cy'umuzuko, azabasha guhabwa n'abandi ubugingo buhoraho. Nshuti muvandimwe rero uneze amatwi muri uyu mwanya, birashoboka nawe ko waba warasayishije mu bibi byinshi, wenda se wabaswe n'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubujura, ishyari, igomwa n'ibindi byinshi, ndetse wenda abantu benshi baguciraho iteka. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ko utaragera kure Imana itakuvana, ahubwo icyo usabwa ni ukwemera kureka ibyo byose byakubase, maze ukemera kugendera mu bushake bwa Kristo nk'uko byagenze kuri Pawulo. Reka Imana idushoboze gutsinda ibyo byose bitubuza kuyumvira no kuyikorera mu izina rya Yesu.